Perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade twagiye tubigarukaho ko yabonanye na Engineer Harris muri uyu mwaka babanje kubonanira muri Tanzania. Tade yagiyeyo ndetse baza no kubonanira hano I Kigali. Ndumva ubwo twakiraga na Tade yarabitwemereye atubwira ko baganiriye bitandukanye, tutese harimo imikino ya gicuti, ati ibyo nabyo twazabirebaho. Ikibazo kiba kiri hagati ya Tanzania n'u Rwanda, nubwo shampiyona zacu zitangirira rimwe, ariko za Tanzania ziyitegura hakiri kare. Proposal rero Yanga yatanze nuko mu byo bapanze na Rayon Sport mu mikino ya gicuti harimo Rayon Day izabera kuri Stade Amahoro, Rayon Sport itahirahira ipanga uwo mukino mu kwezi kwa 8, kuko Yanga nayo irimo irapropoza itariki 2 z'ukwa 8 Yanga Day. Okay. Rayon Sport bakayibwira bati wakora Rayon Day mu kwezi kwa 7. Mu kwezi kwa 7 Yanga proposal yabahaye kubera ko ari izatangira pre-season mu ntangiriro z'ukwa 7, ibaha proposal ya tariki ya 5. Itariki ya 5 ukwezi kwa 7 muri Stade Amahoro I Remera. Rayon Sport ikaba ariho ikora Rayon Day. Iyo ni proposal Yanga yatanze, ibindi biracyari mu biganiro. Usibye ko nabonye bitanagoye. Yanga ikisaba nuko Rayon Sport yayisaba, yayifata en charge, hanyuma revenue zo kuri Stade Amahoro ikishyuriza. Se biragoye. Ubundi watumira umuntu ntugire icyo umuha muri imikino ya gicuti bijya bibaho. Habo se ko Yanga yafashe Rayon Sport. Yanga yaraborohereje kubera Tade yashobora kuba yaragiye mutakambira akamubwira ati dore uko tumeze twafatanya gutyo. Ari ama equipe abafite vision ndende avuga ati nta wamenye ejo hari umukinnyi wavamo. Ubwo ni Rayon Sport ngiye gukorana na Yanga igarutseho isimbuye. Murabyuka ko Engineer Harris yari kumwe cyane na Fande Karasira cyane akiriho rwose, akiriho wabonaga bari close. Nubwo Engineer Harris akiza mu Rwanda bwa mbere yabanje kuvugana na Wayezu Jean Fidele bagirana ibiganiro. Murabyibuka icyo gihe yaraje kureba ba Abedi na Pichu. Oya na Abedi gusa bakiri muri Kiyovu Sport. Onana yari yaragiye cyane, Onana yarari ahubwo si seri match ya Kiyovu na equipe ya Rayon Sport. Onana ari muri Rayon Sport, Abedi ari muri Kiyovu. Icyo gihe banditwaye nabi cyane muri match. Ndumva diro ya Abedi yanakurikiye n'imyitozo yo kumumena rwose icyo gihe. Niwe yashakaga cyane kuko icyo gihe ndumva Kaze yari no muri Yanga, ari umutoza wungirije, kandi Kaze ni umurundi. Ari iyi event ya Rayon Sport rero niyo izabibaye ya mbere ku ngoma ya Tadeyo azabateguye. Yego yaje kera, ariko ku ngoma ya Uwayezu ubona ibaye event ifatika. Ubona ibaye event y'abareyo bari bishimira, babafata nk'umunsi mukuru wabo, nubwo byatangiye ari ibintu bigenda gake, ariko ubona imaze gufata umurongo mu kwitegura. Bakagira imbogamizi yuko batumirizo za Yanga na Simba zamaze kujya mu myiteguro ya Champions League na Confederation, rimwe na rimwe zanagiye hanze. Urabyibuka ni Yanga yaragiye muri Turkiya cyane Simba. Simba pre-season cyane Simba ari Azam. Simba. Azam yo yaje ivuye muri Maroc. Azam ari muri Maroc. Yari ivuye muri Maroc. Simba niyo yari yagiye muri Turkiya icyo gihe aperi ya ngo Simba ari muri Turkiya, Yanga iri muri Afrika y'Epfo. Ntabwo muka Yanga irakina n'igikombe. Yanga yaramaze kubipanga gukina na Rayon Sport biranga. Aha rero kuri iyi nshuro barashaka ko bikorwa hakikara. Ahubwo icyo kwibaza, Rayon Sport irajyamo tariki 5 z'ukwezi kwa 7 kuko shampiyona yacu irarangira 25 z'ukwezi kwa 5 ejo bundi. Tariki 5 z'ukwezi kwa 7 birashoboka ko Rayon Sport iri buze gutegura Rayon Day kuri Stade Amahoro. Abona Majari wa kuri Rayon Day ndi kureba ukuntu ikabyo yarafite. Aya bakinnyi bose hano baba bafite ibikabyo abenshi. Erege Fred nubwo wavuze ku bwa Jean-Philippe n'ukwezi kwa 7 Yanga ya propoje Rayon Sport gukina iyo match ya gicuti
ariko ni match Rayon Sport ikwiye gukora ibishoboka byose ikaba kuko ni match izungukiraho mu buryo bumwe ndetse n'ubundi haba mu buryo bw'amafaranga haba mu buryo bwa competition nk'ikipe izaba iri kwitegura gusohokera igihugu haba no gushimangira umubano. Rayon Sport yaguze ifite ayo mazina ngahe izasohoka wenda yagira n'amahirwe igatwara niyo champion ukakira Yanga ku mahoro ijana wazibona amafaranga wakuramo yagufasha ijana wazibona rwose reka dakigiza baramaze kuri iyo match ntabwo irebwa n'abanyarwanda kwishyura kubagura no kubishyura n'ibintu bitandukanye mu bashinga bamwe na bamwe izabiri gukinisha icyo gihe ishobora gutayishyiramo nk'ababiri ishaka izakinisha biri gukoresha test ariko ayo mahirwe yo gukina na Yanga wowe ikipe mu myaka 2 ishize yageraga finale ya Confederation Cup nabyerega biranakuzamurira n'umukinnyi aravuga ngo reka njye muri re kipe yakiniye na Yanga ugize amahirwe yo kwemeje ano makipe mu Tanzania anagura buriya ijisho abasaba byinshi witwaye neza uri umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport kiragiye ntabwo ijisho rikuvaho buri mwaka wose wakuye bashaka no guta bakujyana Rayon mu gihe yabitara kwishyura ikintu kimeze nk'umubano ubufatanye imikoranire cya Rayon Sport na Yanga cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'2019 mu kwezi kwa 10. Ikipe ya Yanga icyo gihe yayoborwaga n'umugabo witwa Mshindo Msola akaba yarabonanye na Sadat. Sinzi ibyo bintu abantu benshi bashaka ko batabyibuka. Barabonanye baraganira banumvikana kubirebana n'ubufatanye n'imikoranire mu birano no guteza imbere umupira ngo w'abato w'abajene, ariko ubwo bufatanye bugakomeza bukabaho. Yanga na Rayon Sport ni ikipe hari buri imwe yagiye kurikira amakuru yindi usanga ari ikintu gishobora kuba kibahuza cyuko zomba ari ikipe z'abafana benshi. Yego na za Simba neza abafana ariko Yanga na Rayon hari akantu kameze nkaho harimo akalinki kazihuza. Cyo yero baraganiriye no ku bwa Jean Fideli baraganira no ku bwa Tadeo, ubwo Tadeo numvaga ntabyibuka neza. Tadeo ni muri uyu mwaka. Na Tadeo barabonana. Ejo bundi babonaniye muri Tanzania babonanira ni Kigali. Urumva rero hari ibintu byinshi cyane ikipe ya Yanga nuko hari twe tutajya tubiha n'agaciro, hagora nk'ibintu nka ikipe nka Rayon Sport yakwigira kuri Yanga. Hari experience nyinyi baba sharinga. Ariko uko kwezi kwa 7 uko gushobora kuba kurimo kantu k'imbogamizi ngira ngo abantu barabibona hano. Jean Fidel ari kumwe na engineer Herisi Said hano yari yaje mu Rwanda. Donc ni ikipe zifitanye umubano ku buryo nge nkibyumva navuze nti biroroshye. Shobora no kwagira transit wenda yifitiye na gahunda yo gukora pre-season. Yanga niyo ya propose 5 z'ukwa 7. Ikibazo nuko ari kare mu Rwanda, ariko ngewe mbona atari kare se kuko Rayon Sport izasohoka na Ryaris. Rayon Sport izasohoka yajya muri Champions League mu gihe yabitwaye champion, yajya muri Confederation izasohoka. Ibyo byo niko bimeze, kandi yakagombye kuba yatangiye imyitozo byibuze intangiriro z'ukwa 6. Niba 5 z'ukwa 7 iramutse yemejwe urumva baba bamaze byibuze nk'icyumweru bakora. Rayon Sport kimwe na APR zizatangira imyitozo yandi makipe niko bigomba kugenda. Icyo gihe uba waramaze no gutanga urutonde uri gushaka n'abakinnyi uzakoresha muri iyo mikino ya CAF. Ubundi uko 6 kugitangira amakipe atangira kugura kubera ko CAF ira kwa budija, kuko urumva ibiganiro by'ubushize abagura ubu ngubu bakaba bari kuri etape yo kurambagiza. Noneho season wenda yarangira ukakora ibiganiro bya nyuma, hanyuma ibiganiro bya nyuma bijyana no gusinyisha. Kuko ahubwo muze kumfasha kumenya ngo itariki iyi official yemewe na FIFA yo gutangira gusinyisha abakinnyi, kwinjiza abakinnyi bashya n'iryari. Aziso kwa 6 kose. Uretse kwira tariki nta nikivuze mu gihe umukinnyi ushobora kumusinyisha ariko wenda ntwite umwandikisha ariko wamusinyishije. Koko ukwezi kwa 6 ngo gusinyisha abakinnyi, ngi ukwezi kwa 7 ngo mbona ko aba ari ukwezi kwiza ko gutestinga abakinnyi bashya waba warasinyishije unitegura
kuhagararira igihugu mu mikino nyafurika. Nese ubundi za APR ntizatangiye imyitozo muri ayo matariki zijya gusohoka na polisi Cyane. nyene mvuga ko itariki 5 z'ukwa karindwi itakagombye kuba imbogamizi kuri Rayon Sport nuko preliminary round ubushize zatangiye kuri 16 z'ukwa munani 16 z'ukwa munani bivuze ngo batangiye imyitozo kuri 25 z'ukwa gatandatu cyangwa 26 z'ukwa gatandatu baba bamaze amezi abiri bakina kandi Rayon Sport uko bigaragara niba izasohoka ikeneye rema nyinshi gusohoka izasohoka ahubwo izaba ifite rema nyinshi nshya ikeneye n'igihe cyo gukora imyitozo nta nubwo ari nayo yonyine na APR abakinnyi benshi barasoje muri Rayon. barasoje ariko Sport nayo ihora Rayon igura Sport ahubwo yakabaye abenshi barasoje se yakabaye Ntabwo yongeye benshi kandi, ntabwo ari benshi ahubwo nuko Rayon Sport itangira hejuru muri bituvuga bya Rayon Day Ntabwo ari benshi. ukabona bari excited ntabwo ari benshi ntabwo ari benshi Kadima arasoje Bugingo arasoje. pasi yarahari uhera kuri kabiri maze pasi yazaguma n'umunyezamu nimero ya mbere. ubwo ni umwe Azagura undi wenyine nyine. Nese ubushize uzi ko ibaguze hafi 80%. Omborenga nayo Ubushize bari mpamvu basigaranye bazakura abakinnyi ko bazaguma ari batandatu. abakinnyi ba Rayon. yego Kuko hanyuma Rayon Sport imeze nk'iyabirukanye. Serumogo arasoje. Serumogo arasoje Serumogo arasoje. Omborenga. Bugingo arasoje Bugingo kuri arasoje. kabiri. Bose aba full backs bari gukina abadefanse urugo. centrale b'abanyasenegal bimeze bite Oya bari abo Ubu bafite bafite imyaka amasezerano. ibiri. aha tujye muri Mediane Se- Dafi arasoje Sefu arasoje Roger Muhireke varasoje. Roger aracyahari Roger Roger yasinye Muhireke imyaka varasoje. Papure iracyahari nawe Papre arahari. ubwo se ndi usoje se Abedi abandi bose ntahaje Abedi arasoje. Abedi arasoje Haji arasoje oya none se ubundi ibi ngibi byo kugira n'abakinnyi 30 n'abangahe Basana afite amasezerano. Basana aracyafite Basana arayafite Basana Nafari yasinye afite ibi amasezerano. arafunga afite amasezerano none se abo ni bake abakinnyi bagera ku 8 Rayon Sport ikeneye umunyezamu. Rayon Sport abakinnyi yizeye bafite amasezerano. Ntago barenze 13. abo ni bake cyane kuko 13 Rayon ntizabura abakinnyi ifite byibuze. Pasia ifite Omar Nying ifite Yusudian Kabange. ifite Omborenga Kabange ifite k'umusifuzi. Mabre ifite Kabange ifite Ganijuru oya sha Emmanuel none Sinaumborenga ifite Roger oya ndababara ko bashaka kwiyunga ariko ifite Roger bashobora kwisubiraho cyangwa bagasaba imbabazi cyangwa Rayon Sport ikabegera ifite Roger ifite Richard ifite Paple ifite Papley ifite Basane Adama Baga ifite Bagayogo ifite Fall 10 ifite Faringanye 13 14. so amenya Portugal yasinye ngahe Abdoulaye Jaro Urazagende nta. aya ariko abakinnyi ikeneye muri uku kwihuta kugeza mu kwa mbere kuko mu kwa mbere wongeramo My dear. ese kubera iki wagura abakinnyi Kanyizo. 28 abo basoje No muri abo bafite amasezerano turebe ngo ni bande bafite Eti, ubushobozi nge- bwo kuba bafasha Rayon Sport ku we rwego rwa ahubwo se Afurika. yiti muri abo basoje umuntu ya Sport ikeneye si Keve wenyine undi ninde muri abo basoje None se Serumogo ubu- ntabwo umukeneye Serumogo. Bugingo Hakimu Serumogo ntabwo yabimukeneye mu gihe yabifitiye Omborenga cyangwa se bikaba Oya. swap Oye, kandi bakeneye Confederation Serumogo cya kandi Champions bakeneye League Serumogo kuruta ikeneye abakinnyi Omborenga. babiri. babiri bakomeye ku mwanya aya babiri akomeye se Claude yagiye afite ndi ukomeye Claude no se byo ni byiza yavunika se iriya ni risk reka. Abedi Risk. Obedi azajya ishyoronge Obedi simbi wamukura azajya ishyoronge Ariko se- azajya muri APR. azajya ishyoronge sakira kuri kabiri Eh. so Omborenga bizagenda bite Muze uzajya muri apera oya Omborenga buriya Omborenga n'umukinnyi wa Rayon Sport buriya ubwo baratandukana nzotanga Omborenga ashobora kuzaka nka 20 polisi Nzotanga 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 arajya muri polisi nzota gukinayo gukina kuri kabiri gukina kuri kabiri nzotanga arajya polisi azajya kandi na Omborenga asi Omborenga no sara usibye ko bishobora kubadirika Omborenga akaba yakwaka nka 20 polisi ubundi ikamufa gasoni ikamuha 30 Rayon Sport ikahita imugurisha oya Omborenga na Rayon bazumvikanamo n'ubundi umukinnyi wavamo ariko polisi urumva yagwaye miliyoni 20 ku mukinnyi wa equipe nationale 40 oya mvuze 20 Omborenga ashobora kwaka 20 ariko polisi ikamwemera 40 ikintu numvise kuri Rayon izongeramo ngo abakinnyi bashya kandi bifuza abakinnyi bakomeye ariko Rayon Sport baratangiye naye MVP ngo nta mukinnyi ugomba kurenza ngo hari umuntu washunishijeho w'umu agent avuga ko baganiriye ngo barambwiye ngo dushakire abakinnyi batarengeje miliyoni 20 ngo kandi beza kandi ngo beza karite ya mbere
Kanyizo umukinnyi wa miliyoni 20 mwiza karite ya mbere wamubona kandi Hanta yaratubwiye ko ari bo basa wamubona Hanta yatubwiye ko ari bo basa okay wirinda hari ibihugu utabona urwego rwa Reyo oya Hanta yaratubwiye abo bazi Kigali bahenze si bo beza hiti abo bakinnyi barahari urwego rwa Reyo barahari iyo ufite umwagenti mwiza mwakoranye barahari abagenti barahanika kugira ngo bakorema yabo oyakireka ari abamitwe nyine hawe scouting hitima Efrem ibu 20 by'amadolari ni amafaranga make ku ikipe ishaka umukinnyi ujya muri Champions League ugiye guhatana byibuze ugomba guhagurukira muri 35 aramenyera amafaranga yose pose yabona reka ngo urugero rworoshye bino bihugu bya za Cameroon za Recruitment barayiciye za Senegal ntabwo nukuri Senegal attention Senegal irabirerera ariko ntibahenze ntabwo hahenze none se Far Nganye yarubwo yarengeje 10 Faris yaravuye muri Senegal wari gurishaga nta kipe yarafite ni nka Senegal ni wundi wabo baramushaka abuze ko Far Nganye mbere yo kujya hariya yanyuze mu makipe akomeye muri Maroc ariko we na Youssou Diagne muri Senegal barabaje ngo basubireyo ariko kubera iyi agency yari oya ni agency iri based muri Senegal kubera yari yakoranye na Uwayezu bashaka kongerayo koherezayo na Baptiste na Patrick bashaka ko bajyanayo bose icyarimwe muri Senegal bamara igihe babareba barizeranye baremera babaha ba Youssou Diagne na Far Nganye ariko ubundi bari gusubira wabo muri Senegal icyo nemera kinumvikana kinashoboka nuko tugendeye ku ngero za vuba ziheruka twagiranye ikiganiro na Hanta ejo bundi atubwira ati abo bakinnyi baza bahenze ntabwo ari bo beza muri izi shampiyona oya ariko nibyo hitima azamushaka w'ibihumbi 15 amuzanire Reyo umukinnyi mwiza none reka nkubwire hitima ano mafaranga undi se haruhenze wagiriye akamaro Reyo ano mafaranga tubona za perezida abagiriye akamaro Reyo muri Afrika y'uburengerazuba saba dahenze ni waba ari beza sibabona na siba Sarupongo siba Far Nganye ni waba ari beza bano bakinnyi aperi yagiye igura yanirukanye by the way amafaranga yabatanzeho niwe wari mwiza muri shampiyona Nigeria cyangwa ni poor scouting banwo bodo bano bose bagiye banwaneri oya CDB ibaze nyine ko abo ngabo bahenze kandi batanakaze naja n'ubuteka mutwe bw'abantu babagize gute zizo agence bagiye bakorana nyine bagiye babungukamo abantu babungukamo kubera nawe utabazi n'isoko utarize rero burya ikintu cyane nta agency ufite mukorana ivuga ngo ndemeye ngiye kuguha umukinnyi target mukwa arigaragaza muri Confederation shobora kumugurisha muri Yanga shobora kumugurisha muri Simba mukagira na plan icyo mpamya akavuga ati nasohoka nzaguhundi akinaha muri Tunisia anyuri iyo nzira wakoranye n'abantu erega agency nuko zikora wabona abakinnyi wakoranye n'abantu muri Syria wabona abakinnyi kandi badahenze cyane badahenze kuko erega bura za Cameroon none se onana nibyo tanze mu rugero yaje ari from Efrem abo bakinnyi bwa ngo ntibahenze abo bakinnyi imishahara yabo ibiri mu bihumbi 3-4 iyo bageze aho ariko iyo bageze ahangaha Cameroon se barahemba kuko uramutse uvuze ngo uwo mukinnyi uramu ibihumbi 15-20 hitima arabyemera tuvuge ngo arabyemeye ariko hano umushahara we ntashaka kujya munsi none surivuga ko shampiyona y'u Rwanda iri mu mashampiyona 18 ahemba neza muri Afrika ariko Kanyizo hera muri Tanzania zo bakinnyi babagura ntituri ku isoko ryabo jashirira huwa sefe muri Cote d'Ivoire ahembwa ngahe arahemba nyine arahenze shaka umushahara we arahenze none kwitoma yari Rayon Sport yifuza bayigeza kure wenda ku ruhando nyafurika ikibazo twebwe kubera nta muntu babizeye ngo bavuge ngo hari umuntu uri based muri Cameroon turakorana aratwizeye nawazungukamo iyo komisiyo ye atubera imfura tumubera imfura nawo kubera nta uhari cyangwa se niyo umuhaye isoko abavuga ngo muhaya Rayon Sport nyihaye abakinnyi ariko ntabwo nizeye ko ejo tuzakomezanya nawe araguhangika none natwe tugasigara tuvuga ngo reka turebe uwo tuzi ukajya kumva Rayon Sport imirirukanka kuri Onana ngo yanyuze ahangaha mu myaka ingahe 3 muri Libya wenda yavuyeyo arimo kubera uko umuzi araguca umushahara wa 3 ubyemere vuga uti Onana nzi reka muhe 3 akinane na Basane na Far Nganye ndamara abantu ugasanga Onana ntakiriwe ejo ukavuga uti reka ndebe Musa Kamara yanyuze ahangaha yagaruka ugasanga afite ibyuma mu mubiri ikibazo nta kintu na kimwe kiri stable tugira nta plan tugira tuvuge nk'ubu ngubu ibyo hiti yavugaga ngo bakagombye kuba barimo bafinaliza kurambagiza ndabihamya ko bataranicara ngo barebe ngo dukeneye yihe myanya banarize bifashishe n'umutekinisi buri hari komisiyo ya recruitment bari bashyizemo ba Baptiste na ba Migambi
nibo bicaraga bakavugana na Patrick bakaha raporo final wa Yezu. Nibyo nakubwira ko Patrick namenye ubundi yagomba kujyana na Kayiranga Baptiste. Amafaranga babana bake baravuga ababana make barareba ese twohereze Baptiste wenyine. Baptiste yamenya basanga yamenya tala yamenya umukinnyi mwiza ariko ururimi rwo kunegosia ntarwo afite. Namenye nawe yagenda umukinnyi mwiza ashobora kutamumenya ariko azi kunegosia. Ariko ubundi ibyo byose biba bigomba kuba kombine bikajya hamwe. Nk'ubu bakagombye kwicara ngo bati dukeneye umunyezamu wuhe umunyarwanda umunyamahanga. Ibyo bakabyiga bakabirangiza. Dufite Ombolenga na Serumogo. Dukeneye Serumogo kumurekura cyangwa tumugira uwa kabiri dushake nimero 2 wa mbere. Cyangwa se twongerere Serumogo. Tube tureba ibya Ombolenga aho bigana. Hakim arasoje. Tumwongerere cyangwa tumurekure. Ganijura aracyahari. Turamukeneye ntitumukeneye. Dukeneye umukaseri Dafe yaraje. Yatubereye flop. Turamusimbuza nde? Sefu ari aho ngaho. Haba haravuye ba Majaliwa batari bazima. Ibyo ngibyo bibaho. Batari bazima mu myitwarire. Hava ba Majaliwa bazima. Ibyo bibaho iyo ufite timu ukaba ari nawe wahizo nshingano. Abagakoze ibyo ngibyo bari busy bari concentrate ku gutegura match ya Bugesera na Vision na Gorilla. Urumva rero